umwuka no mukuri imitima yacu mwami irifuza kukwegera umura maso y'imitima yacu tubashe kubona ubwiza bwawe duinyota yo kukwegera mwami imitima yacu isabane nawe ohereza umucyo n'umurava wawe tuyobore ku musozi wawe ohereza umucyo n'umurava wawe tuyobore ku musozi wawe tukumenye duhindurwe duse nawe mwami Yesu tukumenye mwami duhindurwe mwami duse nawe Yesu mwami Yesu tukumenye duhindurwe duse nawe mwami Yesu tukumenye duhindurwe duse nawe mwami Yesu. Haleluya, Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Tubaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Tukomeje gushima Imana ko ikomeje kubana natwe muri aya masengesho y'iminsi 40. Turi kwiga ku gitabo kivuga ngo ubuzima bufite intego. Muri iyi minsi 40 tuziga kino gitabo twigemo ubuzima bufite intego, aho twibaza ikibazo kibaza ngo iyi si nyibereyeho iki, cyangwa se w'isi uyibereyeho iki. Nta kindi si tuyibereyeho ni uguhesha Imana icyubahiro dukora ibyo kuyinezeza. Uyu munsi rero tukaba turi ku munsi wa 12, aho tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo gushimangira ubushuti bwawe n'Imana, cyangwa se gushimangira ubushuti bwanjye n'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana hano, turasanga mu Migani ibice 3 ku murongo waho wa 32. Haravuga ngo kuko ikigoryi ari ikizira kuwiteka, ariko ibanga rye rimenywa n'abakiranutsi, Imana itugirire neza. Hano Bibiliya yavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo ikigoryi ntabwo Imana yakibitsa ibanga. Kuri iyi si hari umuntu uba ufite amashuri menshi, akaba afite amazu meza, akaba afite amamodoka meza, ariko bikagaragara mu maso y'Imana nk'ikigoryi.
ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umuntu wese udakora iby'Imana ishaka, uwo wese agaragara mu maso y'Imana nk'ikigoryi. Iyo dusomye ijambo ry'Imana niho dusanga abantu babayeho mu bihe byatambutse batakiriho. Iyo dusomye nk'umugabo bita Mose, ngo Mose yabaye inshuti y'Imana akiri mu isi kubera yuko yakoraga ibinezeza Imana. Tukareba umugabo bita Yobu, nawe Imana ngo yakoze ibishoboka byose akora ibishimisha Imana, Imana igera naho imwirata, iravuga ati uriya ni umukiranutsi wanjye uri mu isi. Iyo turebye n'undi mugabo bita Dawidi, nawe yabaye mu isi aba inshuti y'Imana, n'umugabo bita Aburahamu n'abandi bagabo benshi tubona muri Bibiliya tutarondora uyu mwanya. Aba bagabo si uko batakoraga ibyaha, ahubwo bari bafite umutima wo kumenya ibinezeza Imana ndetse no gusaba Imana imbabazi, Imana ikabishimira. Natwe birakwiye kugira ngo dutunge uwo mutima wo guca bugufi no kubaha Imana no kuyinezeza. Reka nongere nsubiremo intego y'uyu munsi wa 12, ni ugushimangira ubushuti bwacu n'Imana, kuko ku iherezo ry'uru rugendo hari ibihembo ku bantu bagendanye n'Imana, bubashye Imana. Ngo ku munsi w'iherezo ngo azafata abakiranutsi bayubashye ibashyire iburyo, ngo ifate n'abatarayubashye bakoze ibyo bishakiye ibashyire ibumoso. Ngo mbese ngo azabavangura ngo nk'uko umwungeri avangura intama mu ihene, maze ngo azafata abakiranutsi yashyize iburyo ababwira ngo mwinjire mu munezero w'iteka ryose. Nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye murangaburira, muransura, nari mu nzu y'imbohe muransura. Basubiza ngo twabikoze ryari? Azabasubiza ngo ubwo mwabikoraga babandi baciritse bo ku rwego rwo hasi, ngo burya ni nge mwabikoreraga. Ni nk'uko nguko azabwira ab'ibumoso ngo nimumve imbere, ntago nigeze kubamenya. Ngo azatangira ngo ko twahanuraga mu izina ryawe, ngo ko twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Ngo azabwira ngo ibyo byose mwabikoraga kwinezeza. Ngo nari nshonje ntimwangaburira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari mu nzu y'imbohe ntimwansura, nari ndwaye ntimwanshakira ibyo kurya. Ngo bazambwira ngo data twakubonye ryari? Azabasubiza ngo ubwo mutabikoreye babandi mwari muturanye bari baciriritse, ngo buryo mubikora ninge mwabaga muri kubikorera. Imana dushoboze gukora ibyo no gukora ibinezeza muri iyi minsi turimo, dukora imirimo y'Imana nk'abasaruzi twamaga mu minsi igaragara nk'iminsi ya nyuma. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga hano ijambo ry'Imana turasanga hano muri Yakobo ibice byaho 4 ku murongo waho wa 8. Haravuga ngo mwegere Imana yizabegera yemwe banyabyaha, nimukarabe namwe ab'imitima ibiri, nimwiyeze imitima, Imana itugirire neza. Imana irashaka ko abakiri mu byaha batakoze ibyo kwinezeza bagaruka bakajya mu nzira yo kunezeza kugira ngo Imana irusheho kubishimira. Imana irashaka ko mu buzima bwacu bwa buri munsi habaho kuyinezeza. Umurongo wo gufata mu mutwe twasoma ngaha muri Yakobo ibice byaho 8 ariho dusomye ngo mwegere Imana nayo izabegera, kandi dushakashake ibyo umwami ashima kugira ngo Imana turusheho kuyinezeza. Imana itugire neza kandi Imana ikomeze kutugwiriza imbaraga. Umurongo wo gufata mu mutwe turawusoma hano muri Yakobo ibice 4 ku murongo waho wa 8. Haravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera yemwe banyabyaha nimukarabe namwe ab'imitima ibiri, nimwiyeze imitima, Imana itugirire neza. Ikibazo cyo gutekerezaho ni ibihe byemezo twafata kugira ngo turusheho kwegera Imana. Icyo twakora nta kindi iki ngiki nahanga twasomye muri Yakobo ibice byaho 4 ku murongo waho wa 8. Twasomye ngo mwegere Imana nayo izabegera, kandi dukora ibyo gukiranuka tuyubaha
dukora n'ibyo kwinezeza. Imana itugirire neza. Mureke dusenga Imana. Imana nziza, Imana ikomeye, ndagushimye kuko waturemye ukabidushyira kuri iyi si kandi ukaduha ubwenge bwo kumenya icyo twakora kugira ngo tukunezeze. Dusabiye n'abataragira ubwo bwenge kugira ngo nabo ubashyiremo umutima n'ubwo bwenge kugira ngo babashe gukora ibyo kunezeza, maze ku munsi w'imperuka natwe tuzaraganwe n'abandi ubwami bw'igihugu cyo mu ijuru. Niko dusabye twinga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.